kuki ndabyishimiye kongera gusangira nawe. Cheers. none wambwiye ngo uranshaka ngo icyo ushaka tuganira ninjye rero ngo tuganire. Ufite amatsiko se? Mfite amatsiko cyane. Buriya rero hashize igihe ubona ugenda ucaho, ariko ndavuganye ibyawe byose ndifuza guhura nawe. None Imana ishimwe rero ndakubonye. Impamvu rero nagutumijeho, hari ijambo nshaka ko tuganiraho kandi rifite paseri. Ni Yesu ubwo ndumva uri gutinda kandi ifite amatsiko. Njya numva se ngo ibitinze nibyo mukunda. Oya mbabarira ngengera amatsiko cyane wambwira. Inzoga turi kunywa ntibayita mitsingi se? Mitsingi. Ibintu tugiye kuvuga rero igomba kubitsindagira bikafata neza. Nibyo se birimo. Reka wambwira ko wanyicisha amatsiko ndumva nshaka kubyumva cyane. Reka ne gutinda. Yuzita sawa yuzita. Shaje ntayo kabisa. Wera. Nina Messi nta vibe nkifise. Byagenze bite se? Nitore. Mbone message mu gatondo. Uyu mwaka ngo ntabwo nemerewe gukora. Gute se byagenze? Banyirukane mu kazi. Sinjye kuba mayibobo yo makaritie ko kandi abantu banyuba. Ntabwo byakunda rwose. Ahubwo akumwereke. Wandandere akazi. Shaje wowe naho bigeze nako mu rugo nugakora. Nukuri kw'Imana cyo ushaka kundangira akazi. Abayebereyeho ntabwo kora akazi bashobora kwa. Nukuri kw'Imana. Yo ntave nkweke ikintu cyo nyamuku cyo kitumye ndaguhamagara. Wenda ncishamwe nako ka message ko ubonye akazi kariko kose. Wandabura hano hanze uko nanjye byankomeranye. Birumvikana nyine. Numva ko itavyo wanjye naza. Ako mwana ndiko kimeze nkuko mwana. Birikize ari kuntu sinzi uko nari imeze subi. Kuko nakubona kuntu wiyubaha. Ntari nzi ko mu mutwe utekeza nk'abana kurya. Kuva nakubona nakomeje kubura amahoro. Ndavuga niko ibyawe byose ngomba kuzatuza ariko nkubonye. Nakubwira ikindi. Nanjye nkeneye kucyumva. Tavuga se kubona ndabona meze nkaho ufite ubwoba iki. Oya. Buriya umuntu agiye kuvuga ikintu kimurimo nagahubuka. Ariko ndakumva cyane. Uribuka cyagiye duhura akavura kari kujojoba ko? Ndabyibuka. Ntabwo twabonye umwanya wo kuganira ariko ntakubeshye buriya naratashye mbura amahoro. Kubura amahoro? Kubura amahoro? Kubura amahoro gute se? Mu yandi magambo nkikubona mama ugize naho ntera ubwoba pe. Oya mana aragiye umuntu mubona ko ari gentleman mu muhanda ukanabona nyene na style agendamwe nabo birigwana nabo bagendana nabo akoza kumenya makuru yiwe ugasanga n'ubundi arakana mu gifaransa ngo bavuga ngo tono vide qui fait beaucoup de bruit ugasanga ikigunguru kiruzuye ako nyene n'ikini ako nta kintu na kimwe kirimo nanjye sinatinya kubikubwira amakuru ko yabatari ivumbira sinatinya kubikubwira cyagenze bite mane kujya no kwisebya bihese byagenze bite kutari kuma amakuru neza iyo amamagaye numva ufite ikintu cy'igihunga avuga se umuvandimwe amamagaye ngugero ngende gute yafitiye inkuru bimeze bite abeza nibo bapfa nabi pe gute se abeza nibo bapfa nabi shagiza ku ngingo mwana ubwira ukuntu bimeze ubwira ukuntu man ntuzinya wa mutipe muremure mwe mishatsi ndamubona ibintu byamubayeho
umugabo nawe ntashye mu mutima. Nkomeza kubibana nza kugeraho nigira inama ku bundi ku kindi kuvunika njyenyine. Mutima nama wanjye urambwira ati ariko ubundi wajya ukabimubwira. None rero uwo munsi noye bimbwire. I love you. Bishoboye. Yeah. Uvugisha ukuri? That's true. Numbeshya se cyangwa ukaba uri kunyinisha? Ntabwo byo nabikora. Ndagukunda. Narankunda. Yeah. Ntabwo umuntu mbeshya. kandi byamubayeho njye ntabwo ndi umunyamakuru wanyu muri quartier murabizi aka ikintu nacyumvise sinareka kugitanga uya mutipe yarambwiye inkuru gibuca nibuka inkuru nca ndayikuru ndayizana nkundi sanga nawe ugirimo ikugwaho mutipe se byamugendekeye gute baba we byamugendekeye gute dore hazi cyane haje umwana adusanga mu kabari ako mwana afite amakuru je nayisanzwe nyene afite amakuru kwa kundi muniganye n'abayatumije icyana ntabwo naza kuraburiza mu baby ko aziranye n'inshuti yanjye ntabwo ati icyana nacyo niba ntabwo umutwe kigira njye nibinde mu type nagende yigura iki gikubitira gahunda ziye urumva nyene ntabwo nacyo nyene kuvuga ngo uyu nguyu ngakundana ngo niniga yanje ngurumva ngo ngaho nabandi mu ndabangamira ubuzima bwa muntu umukobwa niba gukunda nawe bavuga ngo reka ngahanye niho ngarukira singomba kurengera manu muniga amushire ku murongo deca ndigendera kunyine byarangiye nyene urumva ko icyo ari yamuhamagariye yahanyagitse ndamuguriye ubuyo sinzi kujya n'umukobwa anywa n'inzoga uwo mukobwa asanzwe umuzi kumwana ko nabayoga girlfriend wawe mwana uvuze ashaka inzoga nyinshi nabo inde uvuze nde nanjye nuko Ni sawa. Erega ikinyama Ntabwo uzamemukira. Kuguhemukira. Njyewe? Hanyuma se numemukira. Ninguhemukira. Imana izampa igihano. Promise. Promise. Okay. And me, I love you. girlfriend nawe ntanzoga sigana si umusinzi ibintu uvuga urabizi azenza bana bwe mu kigo cy'amasera sinenze ko bahinduka kuri yaje ibintu sigaye unwo wowe oya abenda bwira mbwiza ukuri ngo ninde subizi sumuzi nese ndamukwibutse nese sumuzi neza girlfriend wa nimba kwihisha nko rero nimba kwihisha nko ntanzoganwa ya mukobwa wa ni diamond ari kumwe n'undi Bro. Salam. Uri buryo se? Kuki? Ese ufite ikihe kibazo? Jack. Uramutipa umuzi? Shake guhebeba.
kumwe n'undi mugabo si n'umugabo n'umusore mu kabari ese ndakubwira kangahe anywa n'inzoga si n'inzoga gusa agaherekezaho ubusambanyi bajya no gusambana ivyo bintu ntabwo bishoboka ukeneye video ntabwo bishoboka ukeneye video n'amashusho mwana usigaye n'ibiki usigaye nyandikira kuri WhatsApp yawe nyandikira nkweca nubona video n'amashusho ntuza weho ibintu uvuga urabizi je naragiye ndavuga ati n'umuntu kandi ndabimubwira nyine ibintu uvuga urabizi je nifatiye video yabo wenda sinafashe video baryamanye mugabo video bari kumwe je ndayifise ariko n'inzoga ntabwo yabinkora bite ko wageze hano kare nari ikintu ufata nari ntegereje ko wakinzanira nawe uritonda ugakabya ubundi wagakwiye kuba watangiye gufata ikintu ahanga ngenera iguzi byose mbyishyura oya sakoshera ubwo urumva ukuntu uri kumbwira gusa umva nafata ikintu utabimbwiye cyangwa wari ufite ubwoba wenda ko nari buzi oya bite byabuze ko mbona uri gusa neza cyane yego reka rero mubwire ariko sha amenya abakobwa mwirabura mwe bamwihagazeho gute suko ariko uzi uburyo wamvunnyemo nkajya nkubwira ngo duhure buri munsi ngo uri bize ngo uri mu kazi oya ntabwo ari ukukuvuna kandi sha buriya bwa mbere tukibonana muri ya birthday buriya bitewe n'ukuntu yikundira abakobwa birabura mama nawe ukuntu usa tuzikundira icyiza noneho wave ndakubwira nandi makuru wenda ayo makuru yafata yo ngayo hamwe wenda kubwira andi makuru ababaje ujya gusambana reka yo ajya gusambana ayo munsi yababaje ayo ngayo nta kamaro afise nubwo yakamaro nayo ngayo nzanye arenze aho ngaho ayarenze aya ngayo ayahizo urana kubuye numva ndakwishimiye cyane rero umwana n'icyagiye nari nabakunze kuko wenda nyine ntabonye uko mbikubwira riri ko numva ari ubutamu gusa none se reka nkubaze yumva mbwira buriya ngiye narakubonye ndakwishimira biragenda binkura ku mutima ndavuga ati ngewe uriya mukobwa ngomba kugira umukunzi wanjye w'ibihe byanjye byose kandi bikaba ari ibintu bihoraho uri kumva njye nta ndi b'abasore baza ngo turakundana gutyo gusa ejo n'ejo bundi nguma nagutaye nagiye wapi ngizere mbese uragira ngo iki kugira ngo unyizere oya nawe umusore mwiza ndabibona rega nuko utabizi muri ya birthday kandi narakoze nuko utabimenye uzi ukuntu wahise ugenda sha uburyo uratigesemo nimero zawe urabizi se oya naraguze ndagurira abantu paka bazimbaye ko garubizi ko asigaje kuzimu indese girlfriend wow ako ibintu uvuga ko gende buza gushwana nawe uziko asibuze gushwana nawe wenda niba tuya dushwana ibintu uri kuvuga ufite umwanya cyane itahi ndakubanga mecha nitahi nitahi oya reka nje man uziko asigaye oya uragiye ntago nabyumva ndamushaka umushakira iki kuje ntayaguhaye yose oya iza mahirwe mba ndagufatisha nawe najya nkuhamagara ngo tubonane ngo urahuze ngo uri mu kazi warangoye ni mama y'Imana ukuntu uri cyiza uzi kumva nagukunze ese kutazinyakira nase kuzi kwa gute ko yese wirukanka cyane sinzi ibintu byakwirukansaga kandi yari byari umunsi wo kwishimisha nakuzi ukuntu uri cyiza umva mubwire sha wansomye some